Reka nongere mbifurize kugira weekend nziza aho mwamudukurikiye muherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se abadukurikiye muri hanze y'u Rwanda. Reka mbabwire ngo nongeye kubaha ikaze hano ku muyoboro wa YouTube channel yacu ya Rwa Kigali, hamwe rero tugenda twigira byinshi, tutorials zigiye zitandukanye, turebera hamwe tuti ese ibi bintu babikora gute, bikorwa gute, ari byo ngibyo twibereyemo, ariko ahanini turebera hamwe bya bindi biduhereza inyungu, ndetse za nyungu zizana na cash. Muri aka kanya rero tukaba tugarutse n'ibiganiro byacu. Uyu munsi tukaba tugiye kongera kuganira kuri forex trading, ku isomo rishya ryacu ry'uyu munsi ryitwa daily bias. Ku muntu rero utazi icyitwa daily bias, yarumvaga daily bias ni iki, muri aka kanya ngiye kukugezaho igice cya mbere kuri daily bias, ariko ntaratangira isomo ryacu ry'uyu munsi. Reka mbanze ntange itangazo. Kuri ubu ngubu ushobora kudukurikira kuri Instagram yacu, link ndayishyira muri description, cyangwa se kuri Telegram channel yacu, aho rero kuri Telegram channel yacu tugiye kugarura VIP. Ubwo rero ba bantu bagize inzozi zo kujya muri VIP ariko umwanyandikira nkabwira ko nta VIP tugira, ndagira ngo nkubwire ko muri aka kanya ubu ngubu ushobora kubona VIP yacu kuri Telegram. Icyo urakora uratwandikira kuri nimero urashyize nanone muri description. Ushobora gukoresha iyo nimero unyandikira kuri WhatsApp, cyangwa se umpamagara nkabasha kuba naguha amategeko n'amabwiriza. Aho rero VIP yacu itandukaniye n'imwe ya kera, ni uko mbere yo kuyijyamo ubanza kugirwa inama, kuko kuba uri umutrader, wenda ufite experience, ufite discipline, ufite capital, ariko nta risk management ufite, byose biba ari ubusa. Inama rero mbanza kuguha ni inama zijyanye na risk management, kugira ngo tugendane mu mujyi umwe, cyane ko dukora signal imwe ku munsi. Iyo wininze okay, iyo ifi yirinze nanone okay, ariko icyo tuba tugamije ni inyungu. Wowe rero ushaka kujya ukora nk'ibyo dukora, karibu. Reka rero dutangire n'isomo ryacu rya daily bias. Utazi daily bias rero muri aka kanya ugiye kuba wayisobanukirwa. Daily bias ni iki rero? Tugenekereje nko mu kinyarwanda ni nko gutekereza uko ejo bizagenda. Uko ushobora kubona market yitwaye, ugahita utekereza uti ese ejo bizagenda bite. Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Daily bias rero iri mu bwoko bubiri, harimo uburyo bwa long term n'uburyo bwa short term. Uburyo rero bwa long term ntabwo ari bwo tugiye kugarukaho, ahubwo muri aka kanya tugiye kuba twagaruka ku buryo bwa short term. Short term rero nayo ikaba ifite amoko atatu. Mu moko atatu rero dufitemo ubwoko bwitwa continuation. Ubwo ifite 3 types, harimo ubwo twita continuation, ubwo niba ufite agakaramu n'agakayi ndizera kuri kubyandika. Nanone kuri continuation dufite amoko abiri, harimo bearish and bullish. Reka duhere hano. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gushaka daily bias uhera muri time frame y'umunsi. Icyo ufata kando yo ku munsi wabanje, ugategereza ukavuga uti ese indi kandi iri buze uyu munsi irarangira bimeze bite? Irarangira imennye high cyangwa imennye low ya kando y'umunsi wabanje? Urabona tuba dufite high ya kando, tukagira na low. Iki gice cyo hejuru cyitwa PDH cyangwa se previous daily high. Iki gice cyo hasi tukacyita PDR cyangwa se previous daily low. Iyo rero isoko risoje umunsi waryo, iyo umunsi urangiye, iyi kando igafungira munsi ya previous daily candle ikoresheje body, aho ngaho tuba dufite continuation, ndetse ku munsi uzakurikiraho tuba twiteguye ko market igomba kuzamena
hano hasi. Ibi bintu ndaza kubihuza mu kanya, turaza kwinjira kuri chat runaka. Nanone hano kuri iyi market iri bullish, dufite urugero nanone, dufite previous daily low cyangwa se PDR na PDH, previous day. Nanone urabona market umunsi warangiye ifungiye hejuru ya PDH. Ibi bisobanuye ko tuba dufite continuation, ndetse ku munsi uzakurikiraho tuzaba twiteguye kumena iyi high. Ni ukuvuga ngo ibi bigufasha kumenya ese ku munsi uzakurikiraho nzategetinga hehe. Muribuka ngeze kubakorera video ivuga kuri accumulation, manipulation na distribution. Ibyo ni ibintu biba buri munsi, accumulation, manipulation and distribution. Umuntu wanyandikiye muri group kuri WhatsApp ambwira ko iyi strategy ari yakoresha ngo yabonye imukorera. Strategy zose zirakora, haba hari strategy nyinshi zigiye zitandukanye kandi zishobora gukora. Niba rero ibi ngibi biba buri munsi, iyi daily bias muri aka kanya iraba yagufasha kumenya ese nkoresheje aka ga strategy ka accumulation, manipulation na distribution namenya gute target yanjye, ese nzabayinga cyangwa nzaselinga? Nibyo tugiye kuba twarebera hamwe. Ariko daily bias ntabwo ikora kuri accumulation, manipulation na distribution gusa, ahubwo strategy yose waba ukoresha ndizera ko ari ibintu biragira icyo bigusigira. Ahangaha rero tuvuye kuri types ya continuation, ni igihe kando yafungiye munsi cyangwa se hejuru ikoresheje body, kugira ngo unabibona. Hanyuma tukagira ikindi gice cyitwa reversal, ni kwa kundi rero kando zikora ugahita umenya ko niba ryazamukaga ku munsi w'ejo uzaselinga. Iyo PDH kagace ko hejuru kitwa PDH, aka ko hasi kakitwa PDL. Nabyo ndi kwita PDRH na PDL. Okay, cyangwa se previous daily high na previous daily low. Iyo rero PDH ibaye ariko ikarangira ariko icyitwa sweep, duhita tumenya ko target y'umunsi ukurikiraho tuzategetinga hano hasi. Urugero, niba uyu munsi ari uwo kuwa mbere, kuwa kabiri hagasiga haswipinze hariya, kuwa gatatu tugomba kuzakora sell, target yacu ikaba iyi low. Ni kimwe na hano rero, naho habaye sweep hano hasi. Sorry, kanongere shushanye kando. Uranyihanganiraho gato. Okay. PDR yacu yabaye swept, iba bivuze ko rero ku munsi ukurikiraho tuzategetinga hehe? Hariya. Ubwo ni ubwoko bwa kabiri. Aho ni kuri types twise reversals. Tugiye kureba rero na indecisive. Indecisive ni cyagiye ufite za inside candle. Urugero, ukaba ufite nk'akandi gakando hano katamennye previous daily high cyangwa se previous daily low. Ahangaha ukomeza kugendera kuri bya bindi bya mbere, nanone target yacu bari hariya hejuru, n'ubundi market biba bizarangira imennye hano hejuru. Nanone hano ushobora kugira kando inside candle ntiyamennye hejuru previous daily high cyangwa se previous daily low. Nanone target yacu kuko hariya dufite continuation pattern, tuzakomeza twizamukire. Ngibyo rero byo tugiye kuba twarebera hamwe hano kuri iyi chat. Ngira ngo duhereye nka hano tugeze, duhereye nka hano iyi market igeze, iyi ni GBP USD. Urabona dukurikije ibyo tumaze kwiga hano, dufite previous daily high tukagira n'iy'uyu munsi. Urabona twakoze take out, twakoze sweep. Hano dufite reversal pattern, ndabizuminga bibe binini. Hano dufite
reversal pattern bivuze ngo target yacu ni hehe? Target yacu ni iyi high. Iyo dufite reversal pattern tuba tugiye gutargetinga hejuru. Reka rero dupurayinge turebe. Okay. Okay, ngira ngo urabona kandi yakurikiyeho yahise imena hehe? Yahise imena hariya hejuru. Hano rero dufite continuation, kubera ko twamennye previous daily high ndetse tugafungira hejuru dukoresheje body, bivuze ngo nanone target yacu ni iyi high. Turebe uko market yabigenje. Urabona nayo yamennye ya high ifungira hejuru. Nanone hano turacyafite continuation. Turebe uko byagenze. Nanone twamennye hejuru, kugira ngo urebe witegereze. Turaza kubona ziriya types zose twabonye muri iyi video, turaza kuzibonamo kuko zikunda kugaragara kenshi muri market. Nanone hano dufite continuation, twitegura kumena hariya hejuru. Ubwo niyo target yacu. Ubwo analyze yose tuzakora, target yacu izaba ari hariya hejuru. Okay, ngira ngo urabona target yagezeyo, ariko market yakoze sweep. Bivuze ngo kuri ubu ngubu noneho target yacu ni hehe? Ni hano, kuko hano dufite reversal. Ariko market ntabwo yakoze hariya hasi, ahubwo yaragarutse ikomeza gukora continuation. Ariko kuri uyu munsi ibyo wari gukora byose, wakora sell wagira gute, target yawe yari kuba iri hano kuri low. Hano rero habayeho continuation. Hano tubonye indecisive. Iyo dufite indecisive n'ubundi still target yacu bikiri hariya hejuru, kuko iriya ni inside candle. Ngira ngo urabona amaherezo n'ubundi dufungiye hejuru, tunabona continuation. Target yacu ni iyi. Biranze, ahubwo dukoze, habayeho ya sweep. Ubwo target yacu ni iyihe? Ni iyi low. Turebe. Urabona low yacu twayiswipinze ndetse tunabona continuation. Bivuze ngo twageze muri down trend. Iyi ni daily bus ya short time. Turebe ko iyi low tuyimena. Turayimennye ndetse turakomeje, dufite continuation. Ubwo ku munsi ukurikira nituba turi buseringe, target yacu izaba kuri iriya low. Tubonye indecision cyangwa se indecisive, bivuze ko target yacu iracyari ya yindi. Amaherezo urabona twayimennye ndetse dukoze sweep. Mu gukora sweep rero target yacu ni hano hejuru, kuko tugeze muri reversal. Urabona hejuru twahamennye, ariko nanone tuhakora sweep. Bivuze ngo turatargetinga iyi low. Turebe. Duhise tubona continuation, market itageze hariya hasi. Ubwo bivuze ngo ku munsi ukurikira tuzatargetinga hehe? Iyi high. Turebe. Urabona twayimennye ndetse turaza dukora continuation. Target yacu ni iyi hano hasi. Ngira ngo urabona twayimennye ndetse tunafite continuation. Target yacu ni hariya hasi. Tuba turahamennye, ari nabwo tuhakora sweep. Iriya ni reversal. Ku munsi ukurikira tuzatargetinga hano hejuru.
aha urabona twahategetinze, tumaze kuhategetinga turaza dufungira munsi ariko na continuation, bivuze ngo ku munsi ukurikira tegeti ni hehe? Ni hano hasi. Aha biranga tumena hariya hejuru ndetse habaho continuation. Tegeti yacu rero ni hehe? Ni hano hejuru. ngira ngo uteye kuza kurambirwa. Okay, hejuru turahamena ariko tunahakora sweep, bivuze ngo hano dufite reverse, tegeti yacu izaba iriya low. Aha low tumaze kuyigeraho market irazamuka iduhereza continuation. Maze kuduhereza continuation reka turebe. Okay, hejuru twamennye tegeti twayigezeho, tuhakora sweep, iyi ni reversal, turategetinga low. Ntitwayimena, turongera tubona sweep, nanone tegeti yacu iraba iyi low. Aha tegeti tugiye kuyigeraho nanone tuzagira habonetse indi sweep. Ubwo navuga ngo nk'uko biri kugenda gutya, hari izindi concept uba ugomba gukoresha mu gihe byagenze gutya, wenda nabyo tuzabigarukaho, ariko amategeko yo naya. Tegeti yacu rero izaba iriya low. Tubonye continuation, bivuze ngo tegeti yacu ni iyi high. Aha tegeti yacu tuyigeraho ndetse tukomeza kubona continuation, bivuze ngo ku munsi ukurikira tuzategetinga hariya hejuru. Okay, aha tumaze gutegetinga hano hejuru tubona continuation, market ikora sweep, bivuze ngo ku munsi ukurikira tuzategetinga iyi low. Tuyigezeho rero iza kuzamuka ariko irangira ikoze sweep, nanone ku munsi ukurikira tuzategetinga low iri hano. Aha tubonye indecisive cyangwa se indecision cyangwa se inside candle, ni yakurikiyeho yabaye inside candle, ariko birangira n'ubundi ya low yacu tegeti tuyigezeho. Maze kuyigeraho rero tubona continuation, bivuze ngo ku munsi ukurikira tuzategetinga iyi low. Kandi yakurikiyeho ni inside candle, ariko yakurikiyeho urabona ko yageze kuri tegeti. Iyo tubonye inside candle n'ubundi tegeti yacu ikomeza kuba yayindi irakurikiraho, rero igomba guswipinga iriya low. Hariya dufite reversal, ubwo bivuze ngo tugomba gutegetinga hano hejuru. Nanone tubonye reversal, indecision, aha nanone reversal. Reka rero ibijyanye na replaying mbe mbihagarikiye hano, mbereke kariya kantu nari maze kubereka. Kariya kantu nahereyeho reka nyarukire mu minota 15. Kanyarukire mu minota 15. Kariya kantu bababwiye ngo buri munsi habaho accumulation, hakabaho manipulation na distribution. Ngira ngo urabona uko umunsi watangiye ku wa gatanu twari dufite twabyukiye muri accumulation. Urabona twabyukiye muri accumulation hano mu masaha ya mu gitondo. Mu masaha 2 rero saa 1:45 hano haza kubaho manipulation. Manipulation irangije habaho distribution. Iyo distribution rero ibaye ugomba gutegetinga hano hejuru, hamwe twakwita kuri buy side liquidity. Niyo manipulation yabereye hejuru utegetinga sell side liquidity. Hari news, cyari igihe kibi cyo gutradinga, ariko urabona figure cyangwa se pattern
yo iba irimo. Ni kimwe n'uyu munsi, niko byagenze. Habanje accumulation, hakurikiraho manipulation, London session igitangira, hakurikiraho distribution. Entry rero iboneka muri time frame ntoya y'iminota 3 cyangwa se umunota umwe, bitewe n'uko utradinga. Gusa twagiye tubagezaho nyine strategy zigiye zitandukanye, nawe uzagenda nyine wihitiramo strategy izakunogera. Reka rero nanone nsoza nongere mbibutse kudufollowinga kuri Instagram yacu. Ushobora kujoininga Telegram channel yacu, ndetse no kwinjira muri group yacu ya WhatsApp kugira ngo ujye ubona update zigiye zitandukanye. Ushobora rero no kutubaza ikibazo cyose ufite kuri WhatsApp yacu, turi tayari kuba twagusubiza. Instagram yacu rero yitwa jet135649. ubwo utabyumvise neza urasubiza inyuma ho amasegonda 10, urabasha kuba wabyumva. Ni jet135649, ukadufollowinga. Hari profile, ni candlestick igaragaza break of structure market maze gukora break of structure ku isoko riri kuzamuka. Urahita utugeraho mu buryo bworoshye. Reka rero nkomeze kubabwira ngo mukomeze kugira intangiriro nziza z'umwaka w'2025.